mbaga y'Imana tota. Humura mbaga y'Imana, Imana izagucira kanzu mw'ijoro ry'icuraburindi no mu biterabwoba byose. Amaboko ya Data udukunda niyatuyobora. Bakunzi ba EMI Pro, turabashuhuje. Ngewe nitwa Padiri Pierre Celestin Niyonsenga, abandi padiri mukuru wa Paroisse Regina Pacis Bungwe. Padi, turabishimiye cyane, turabakiriye kuri EMI Pro Media. Nabonye mwaherekeje korari muri studio. Ubundi ntago bisanzwe ko padiri mukuru aherekeza korari, bisobanuye iki? Kuki mwayiherekeje? Yego. Guherekeza korari nabikoze mu buryo bw'iyogezabutumwa. Iyogezabutumwa rinyuze mu ndirimbo, kubera ko korari ifasha abakristo kumva ubutumwa bw'ivanjiri binyuze mu bihangano by'indirimbo abahanzi bagenda bageza ku bakristo muri rusange, bagendeye nyine kuri iyo soko bavomamo, ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya ntagatifu, ijwi ritubwira buri gihe kandi ritwigisha. Padi, ndabikunze cyane. None by'umwihariko korari abakerubimu wayivugaho iki? Wayirata ute mu butumwa, uburyo mufatanya ubutumwa iwawe kuri Paroisse Regina Pacis? Korari abakerubimu ni korari navuga imaze kuba ubukombe muri Paroisse Regina Pacis Bungwe, kubera ko navuga ko ariyo korari nkuru. Ifite ibihangano byinshi, yakoze ubutumwa buhagije, ariko iracyanakomeza, ntabwo ubutumwa burarangira muri Paroisse Regina Pacis ya Bungwe. Niyo mpamvu rero nabaherekeje, kubera nyine kugira ngo bakomeze ubwo butumwa bwabo kandi bumve yuko bashyigikiwe na Kiliziya bakoreramo ubutumwa Paroisse ya Bungwe. Yego. Padi, muri no minsi turi mu gihe cy'isi bavuga ko iri digital, ko hari continent nshyashya iri digital, social media platforms. Ni izihe ngamba mufite muri rusange mu buryo mukora ubutumwa muri Paroisse yanyu muyoboye, cyane cyane mu by'amakorari, kugira ngo ubutumwa bugere no kuri izo? Musanzwe mufite amasantarari, amaparoisse y'imiryango remezo, ariko ni gute mwebwe muzakorera ubutumwa kuri social media platforms? Ubutumwa kuri social media ni ubutumwa tuvuga ko muri iki gihe nyine ari wo muyoboro usigaye ukurikirwa n'abantu benshi, cyane cyane urubyiruko. Usanga mu buryo bwo kugira icyo umuntu abwira urubyiruko agomba kunyura ku mbuga nkoranyambaga, kuri social medias. Ibyo rero tukaba natwe twifuje yuko ubwo butumwa abenshi bumva ku buryo butabagoye, kubera ko social medias niho umuntu aba afite telefone ye, hanyuma akayifata akareba ibyo abandi bagiye bashyira kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ni ubwo buryo rero bwo kugira ngo ubwo buryo bwa social medias bujye bufasha abakristo benshi. Ariko nanone kubera ko social medias abantu banyura hari benshi kuri izo mbuga nkoranyambaga, hari igihe haba hari n'inyigisho z'ubuyobi. Rero ni ngombwa ko ubutumwa twebwe twifuza ko abantu bakurikira ku mbuga nkoranyambaga ari ubutumwa bufite inkomoko ku byo Kiliziya igenderaho, ku nyigisho za Kiliziya, kuri abo twakwita abakurambere mu kwemera, Magistère de l'Église mu Gifaransa, ndetse n'iyogezabutumwa rivuye muri Bibiliya. Bibiliya ari ryo ntwaro tugendana, Bibiliya ariyo idufasha kugira ngo ikengeze ubutumwa mu bakristu, ikengeze ukwemera mu bakristu, kubera ko ari ijambo ridutunga.
Padi turabashimiye cyane kuri uwo muganda mwaje gutanga kugira ngo binyuze muri izi ndirimbo namwe kuri iyo kontina mushyireho ubutumwa bwiza bwa kiliziya busimbura bwa bundi bubi buhari, kandi twabakunze natwe tuzabasura. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Yego ndabaramukije mwese abaririmbyi ba Nyiribiremwa, ndaramutse amakorali yose asingiza Imana yo mu Rwanda yose ndetse n'ayandi yo ku isi hose. Nitwa Karimba Inyasi, nturuka muri paruwasi ya Bungwe, diyoseze ya Byumba. Ni paruwasi iherereye mu majyaruguru y'igihugu mu karere ka Burera, umurenge wa Bungwe n'ubundi. Ubwo rero ko mutubona hano, twaje turi kurara abakerubimu ibarizwa ikorera ubutumwa muri iyo paruwasi ya Bungwe. Twaje duherekejwe na padiri mukuru wacu, nyakubahwa padiri mukuru Niyonsenga Pierre Celestin, aje kudutera inkunga mu rugendo rwacu kugira ngo tugere kwa Emi Pro, dukore indirimbo zacu uko ari 3. Turazikoze rero kandi byose byagenze neza, studio nziza cyane, kandi dusanzwe tuyiziho ubuhanga n'ubushobozi. Yego. Urakoze cyane muze. Bambwiye ko iyi korali abakerubimu ari we wayihanze. Ni ukuvuga ufite ingabire yo guhanga indirimbo, harimo n'iyo ngiyo mumaze kuririmba, ariko cyane cyane ntabwo tugiye kuvuga ku ndirimbo, tugiye kuvuga ku bakerubimu. Hari ukuntu bavuga ngo yenda muri kiliziya, nk'urugero bivuze ngo konsili yenda Vatikani ya mbere cyangwa iya kabiri cyangwa n'izindi konsili, iba yabayeho hari impamvu iba yatumye ibaho. Aba ari nk'ikibazo iba ari igisubizo cy'ikibazo gihari muri icyo gihe kiliziya ifite. Nkawe korali abakerubimu kuki wayikoze? Kuki utayiretse? Kuki utayiretse cyangwa kuki utayise irindi zina? Nyine ni iki, imaze iki, ikumara iki, cyangwa imara iki kiliziya? Uri kubyumva context? Yego. Iyi korali abakerubimu yavutse mu mwaka w'1996 kuri Noheli y'uwo mwaka 25 z'ukwezi kwa 12. Nayise iryo zina abakerubimu, ni rimwe mu mazina y'abamarayika akomeye cyane. Hari abakerubimu, hari n'abaserafimu, ariko abangaba nabayitiyemo iryo zina ry'abakerubimu. Muzabisanga cyane muri Bibiliya, ibisobanuro by'abakerubimu ni birebire. Aho mubona hose handitse abakerubimu muzajya mubona ibisobanuro byayo. Ikikora rero cyane ni uburyo, niyo uvuze Vatikani ya kabiri, ngendeye kuri Vatikani ya kabiri yatwigishije gusenga, donc gukora liturujia tugendeye ku muco, umuco w'iwacu. Ubu rero iyo korali abakerubimu isenga cyangwa yitagatifuza, kandi ishaka no gutagatifuza abakristo tugendeye muri uwo muco. Turirimba indirimbo z'amashyi n'ingoma, ndetse tukazibyina, tukazirimba tuzibyina cyane cyane. Rero iyi korali abakerubimu izo ndirimbo nizo yitaho cyane, tugendeye ku muco nyarwanda, by'umwihariko nanone ku muco w'iwacu hariya, kuko dukunda gushyiramo indirimbo z'inkiga mu majyaruguru, ibinimba. Yego rero ibyo binimba bikaba bikundwa cyane, byaranasakaye mu gihugu cyane cyane, ariko ntabwo bibujije no kuririmba nanone indirimbo zitwa izo guhogoza, kunihira no guhogomba. Yego. Niyo korali abakerubimu rero ni imwe mu makorali abarizwa muri paruwasi ya Bungwe. Yego. Nibyo. Urakoze cyane, utubwiye context yavutsemo ko ari kugira yenda umuntu ashimangire umuco n'ivanjiri mu muco, ariko munyujije mu kuririmba. Yego. Ni igiki korali abakerubimu imariye paruwasi Regina Pacis y'Ibungwe ku buryo iyo itabaho iyo paruwasi yari guhomba?
muri iki gihe amakorali avuka muri iki gihe yibanda ku ndirimbo z'uyu munsi, ariko izi ndirimbo z'ejo hashize ntabwo bazitaho, andi makorali ntazitaho. Korali Abakerubimu rero ikimariye abakristo ba paruwasi ya Bungwe nuko igerageze kuvuga izo ndirimbo zose, izo hambere n'iz'uyu munsi. Ivanga indirimbo ku buryo abakecuru bibonamo, abasaza bibonamo, abana bibonamo, urubyiruko rwibonamo. Gutyo rero iyo korali yaserutse mu misa Ibungwe, abakristo bibafasha rwose, barishima bakumva bafashijwe mu gusenga. Yego, nicyo cyane cyane korali imariye abakristo ba paruwasi ya Bungwe. Bituma mudatakaza na identite yanyu yo gusigasira umuco. Yego, kubera ko dusigasira umuco, niyo korali niyo mpamvu ikunzwe cyane muri paruwasi. Yego. Urakoze cyane, nanabashimiye, muririmba neza cyane, nzabasura Ibungwe. Urakaza neza. Mwaririmbye misa. Yego. Noneho ndyoherwe kurushaho, atari indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu. Turazifite nyinshi. Tuzaguha n'ikigage cy'ibyumba. Wow. Nibyo. Noneho rero ubwo tugizemo indwe tukaba turi kumwe na padiri, reka padiri agira ubutumwa agenera korali Abakerubimu ndetse n'abakunzi bayo, ariko n'abakunzi kuri YouTube channel iyi Emipro Media turiho, hariho abantu 200,000 bakeneye kumva ijambo rya padiri. Narangiza aduhe n'umugisha. Murakoze cyane. Ubutumwa nagenera korali Abakerubimu turi kumwe kandi duhorana muri paruwasi Regina Pacis ya Bungwe, ni ukubabwira nti mukomere kandi muririmbe mu buryo bwo gusingiza Nyagasani, kandi muririmbe ibyo muririmba ari ibigomba kubafasha mwebwe ubwanyu gutera imbere kuri roho, kugira ngo binakomereze no ku bandi babumva no ku bandi babatezeho imbuto z'ubukristo. Rero reka twakire umugisha uduherekeza unasakara no kubakurikira channel ya Emipro Media. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo. Nitwa Rizinde Jean Marie Vianney, nkomoka muri diocese ya Byumba, paruwasi ya Bungwe. Ndi umunyamuziki wo muri Kiliziya Gatolika, kandi ku rundi ruhande ndi n'umuhanzi w'indirimbo z'Imana. Mfite imyaka 45. Mba muri korali Abakerubimu ikorera ubutumwa muri paruwase ya Bungwe. Turimbire ku karirimbo wahimbye kamwe soprano nka refrain. Zimwe mu ndirimbo nahimbye, mfite indirimbo zigeze nko muri 30, ariko hari zo nabashije kugira amahirwe yo gusohora. Harimo Ni Mugira Urukundo, harimo n'izindi ndirimbo bita Ndakuramutsa Maria, Yezu Ndakwizera. Ngiye kubaririmbira indirimbo imwe. Refrain. Ni mugira urukundo, ni mugira urukundo, ni mugira urukundo aho muri hose. Iyo ndirimbo nahimbye mu mwaka ni yawe. Ni iyanjye. Oya ntago ari yawe. Ni iyanjye rwose. Nahimbye mu mwaka wa 2000, mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 20. Abantu benshi bakekaga ko Imana yerimanye n'isi kubera ukuntu yabaye instar kuri Radio Maria Rwanda, sinjya nyumvaho n'abantu benshi barayiririmba. Rwose ni yanjye nayihimbye icyo gihe. Cyakora sindagira amahirwe yo kwishyira ku mashusho, ndacyashakisha ubushobozi kugira ngo wayinyihereye se nkazayikora. Ntacyo bitwaye, ubishatse rwose mwayikora, kubera ko n'ubundi byose se ko ari ubutumwa
byose ni ubutumwa. Iyo ndirimbo wayihimbye ko yerekeye ibindi bintu by'urukundo, byari bimeze bite muri wowe? Kuki wayihimbye? Kuki utahimbye indi ngo mubone inzoga cyangwa mubone ukavuga urukundo? Kubera iki? Iyo ndirimbo nyihimba ngamije kuvuga ku rukundo, nuko nabonye abantu benshi bitiranya urukundo. Urukundo akenshi na kenshi abantu bararwitiranya, umuntu agahura n'undi bagamije gukora ikibi bakabyita urukundo. Ariko mu by'ukuri urukundo Imana yadukunze ikagera nubwo yohereza umwana wayo Yezu Kristo kugira ngo aducungure, rutandukanye n'urwo rw'abantu bibwira, aho nshobora kwereka umuntu ko mukunda ariko ufite gahunda yo kumugirira nayo. Ni ukuvuga ngo rero urukundo rw'Imana rwo rutandukanye n'urw'abantu b'iyi si. Urukundo rw'Imana rwo rwigaragaza. Niba wenda muri icyo gitero cy'iyo ndirimbo hari nk'aho bavuga ko urukundo ntacyo rukora kidahwitse, ntirondera akari akarwo, ahari urukundo harigaragaza. Urukundo rero rugirira akamaro bagenzi barwo. Ahari urukundo ntabwo habaho kwironda, ahari urukundo ntihaba ishyari, ahari urukundo harangwa n'amahoro, buri wese agaharanira ko mugenzi we amererwa neza. Icyo nifuza ko kiza ko kimbaho, nkifuza ko na mugenzi wanjye kimubaho. Wow, ni byiza cyane, ndabikunze. Ndizera ko no muri komenti muze kutubwira uyu mupapa muramukunze cyangwa ntago mumukunze. Niyo wahimbye iriya ndirimbo nimugire urukundo kandi arayinyemereye ngiye kuyikora na All Stars. Mutubwire niba mubikunze cyangwa mutabikunze. Urakoze cyane. Ubwo tuzasubira tugiye kuyikora kuko nawe urumva tuzaturi kumuzaririmba igitero cya mbere rwose. Urakoze cyane. Sawa. Nitwa Ndangura Dieudonné, nkaba naturutse muri korali y'abakerubimu muri paruwasi ya Bungwe, kandi nkaba ndi umunyamuziki muri iyo korali bacurangira kandi bahimbira n'indirimbo. Iyi niyo muri diocese ya Byumba, iyo korali niyo muri diocese ya Byumba rwose. Abakerubimu. Uri umunyamuziki, uranahimba n'indirimbo? Neza rwose, ibyo byose ndabikora. Wahimbye nk'izihe ndirimbo zizwe? Nahimbye indirimbo yitwa Ntacyo Twabura, imwe baririmo ngo ntacyo twabura, ntacyo twabura. Iyo niyo y'imfura, niyo ya mbere nahimbye. N'izindi zose ku buryo nagerageje gutunganya ibice byose bya misa uhereye ku ntangiriro kugeza mu gutaha. Izo zose ndazifite. Genda uririmbaho gake gake twumva akantu kagufi. Hari n'indi bita nzagusingiza Mana yanjye, kurata iteka kuko muri Rwanda, zahora ngushimira n'umutima wanjye wose, nuko ndi wese. Iyo niyo yajyaga ku isomo rya kabiri. Hari na kiriye Nyagasani utubabarire, Nyagasani utubabarire. Wow. N'izindi. Ndabikunze cyane. Ukuvuga korali yanyu abakerubimu ntabwo mwirwa mujya gukenera gutira indirimbo ahandi, mwe murazifitiye? Turazifite, usibye ko tuba dukeneye n'izahandi kugira ngo nazo tujye tuzivangamo twumve impumeko y'ahandi uko iteye. Ubona nkawe nk'umuhanzi w'indirimbo za liturujia, ibibazo biri mu muziki gatolika ari nk'ibi muri iki gihe? Muri iki gihe ni abahanzi wenda bahanga bapfuye guhanga, umuntu agahanga indirimbo mu isaha imwe, mu yindi saha akaba arayigishije, ugasanga wenda bahanze n'indirimbo zitagendanye n'amahame ya kiliziya. Ugasanga ibyo ngibyo nabyo bijya bitera nk'urujijo mu muziki. Nk'urugero ni nkande uzi ukunda gukora ibyo bintu? Urugero twumvise Imana ni umubyeyi, nayo yaje kugira nk'ikibazo barayihagarika. Harya ni yandi? Imana ni umubyeyi, ntabwo nibuka neza nyirayo, ariko ikomoka kuri wa muhanzi w'umusore nibuka neza, ndumva ariwe wayitunganije neza ahari. N'izindi bagiye bahagarika. Nyemerera tugendane
ya Bibiane ya Bibiane. ariko yo ntago bayihagarikiye ubutumwa burimo no kubera ko Bibiane menya yavuye muri kiliziya bituma rero n'ibyo bihangano bye bitumvikana neza muri kiliziya. Kuko yateye umugongo kiliziya. Nibyo urugendo rwo kuva iwanyu ibyumba uza hano i Kigali kuri kodinga rwagenze rute? Urugendo rwagenze neza rwose, twaje tugera ahantu haguye imvura tukaza tukagera n'ahaguye imvura, mbese ugasanga ibihe byagenze neza, ugasanga nta kibazo twagize mu nzira, nta hantu twigeze duhagarara na hamwe. Murakoze cyane, mwakoze kudusura natwe tuzaza kubishyura. Bizadushimisha cyane rwose nk'abaririmbyi ba Nyiribiremwa. Sawa. Nitwa Theophile Dunia, nkaba ndi umuyobozi wa korali y'Abakerubimu ikorera ubutumwa muri Paruwasi Gatolika ya Bungwe, Diocese ya Byumba. Nibyo turishimye cyane kuba tubafite hano kuri Emi Pro Media, kandi ko mwaje mukaza no muri studio gukora indirimbo. Korali Abakerubimu uretse kukumva iryo izina risobanuye iki? Mwavutse ryari? Ni ibiki mumaze kugeraho? Yego. Ubundi izina Abakerubimu ni umwe mu mitwe y'abamarayika, abaho Abakerubimu n'Abaserafimu. Ubwo rero twahisemo iryo zina ry'umutwe umwe w'abamarayika. Ikorali yacu Abakerubimu rero yavutse mu 1996. Iririmba indirimbo misa ya mbere kuri Noheli yo muri uwo mwaka ku itariki 25 z'ukwa 12 1996. Ubwo kuri Noheli y'uyu mwaka tufite yubire y'isabukuru y'imyaka 30 korali Abakerubimu izaba imaze ishinzwe. Yego. Wow, ndabikunze. Ni ibiki mumaze kugeraho nk'abantu b'umutwe w'abamarayika Abakerubimu? Waratira abantu n'ubuhe bukungu mwifitemo ubukire twaratira abanyakigali? Korali Abakerubimu yatangiye ari korali y'urubyiruko, twayitangiyemo turi urubyiruko. Urabona ko tumaze gukura, twarashatse, abaririmbyi bagiye bashakana, ku buryo ari byo bituma korali yacu ikomeza gukomera. Usanga harimo ingo, umugabo n'umugore ndetse n'abana bose bakuriye muri korali Abakerubimu, ku buryo ubona binabafasha mu buzima bwabo busanzwe bwa gikristo. Korali Abakerubimu dufite amashyirahamwe ayishamikiyeho, yaba y'ababyeyi, abadamu n'andi mashyirahamwe y'abagabo, ku buryo usanga twifitemo ubumwe butajegajega bishingiye kuri ibyo bikorwa by'urukundo tugenda dukora. Twakoze cassette audio yari iriho indirimbo zigeze nko ku 10. Ubu ngubu rero tukaba twongeye gukora indi. Iyo twaje gukora uyu munsi dushyizeho indirimbo 3. Mbese urebye korali Abakerubimu ni korali ifasha abakristo gusenga neza. Turimo ibyiciro bitandukanye nk'uko nari namaze kubikubwira. Dufite indirimbo nyinshi zitandukanye kandi zishimisha buri cyiciro cy'abakristo, baba abana, ababyeyi, abasaza n'abakecuru. Kandi ikindi akarusho korali Abakerubimu yifiteye abahanzi bayo, ku buryo dufite abahanzi bageze kuri 3 badufasha guhimba indirimbo zo gusingiza Imana, kandi bamaze kwamamara no mu gihugu hose. Wow, mufitemo n'umuhanzi w'umustar cyane witwa Inyasi Karimba, akaba ari nawe fondateri w'iyi korali Abakerubimu, niwe wayishinze. Kandi akomeza kuyifasha mu buzima bwayo bwa buri munsi. Yego. Hari n'indirimbo nayo numvise nsanzwe numva Mugira Urukundo. Ni Mugira Urukundo ni y'umuhanzi n'ubundi wo muri korali Abakerubimu witwa Rizinde Jean Marie Vianney, niwe wayihimbye. Nabikunze cyane. Yego. Korali yanyu muri abakire rwose. Ubwo kuki muhisemo gukora izi ndirimbo, kuki mwazihisemo? Bizabafasha iki iyo mukoze indirimbo? Bibafasha iki? Izi ndirimbo rero impamvu twazihisemo ni ubutumwa zifite bw'umwihariko.
burya iyo ufite ibintu byinshi gutoranya hari igihe bigora. Ubwo rero nizo twahisemo, ariko dufite n'umushinga muremure twabanje kuba dufashe izi ngo tuzikore ziri audio, ariko dufite umushinga wo kugira ngo nizimara kwamamara ahantu hatandukanye none tuzakore n'izifite amashusho dushyiremo n'indirimbo zisumbuyeho. Yego, nari mvuze ngo nyine kuba yenda ikibazo kandi gihindura kuba muri korali Abakerubimu bibafasha gute kwiteza imbere atari ugusenga gusa, kuko kiliziya nayo ukuntu yubatse ikora ibikorwa bijyanye na spiritualite bya roho, ifunguro rya roho, ariko baba bafite n'ibyubaka umubiri. Mwe bibafasha gute? Hari igihe usanga nk'amakorali akenshi yenda hari ibintu byo gusaba abayagize ibintu by'amafaranga cyane, kandi bafite n'ahandi basabwa imisanzu. Mwebwe bibafasha gute kwiteza imbere? Twebwe nk'uko nabikubwiye harimo abantu bamaze kubaka ingo, dufite rero amashyirahamwe ashamikiye kuri iyo korali, ku buryo tuba dufite ibikorwa biduteza imbere kandi bibyara inyungu, ku buryo nk'umusanzu ukenewe muri korali iyo bibaye ngombwa ko ubaho, usanga abaririmbyi bacu bitabagora bitewe n'ayo mashyirahamwe bagiye babamo, ku buryo usanga nta mutwaro bibashyiraho, ahubwo usanga bibafasha kubahiriza gahunda za korali ndetse bakaniteza imbere no mu ngo zabo. Ubwo ni ukuvuga no muri ayo mashyirahamwe muragurizanya? Cyane, turagurizanya ku buryo ufite ikibazo tumufasha kugikemura, ugize urubanza rwaba ubukwe rwaba ibyago, ku buryo no kumugoboka biba ari ibintu bitatugoye. Mbese biratwubaka, bituma tuba umwe nk'abaririmbyi. Yego. Perezida murakoze cyane, nzaza muri korali Abakerubimu, ndayikunze. Ni karibu rwose. Ni nkunda amafaranga, muzajya munyera no ku mafaranga. Tuzabigerageza nta kibazo rwose. Sawa sawa. bakunze Murambaga y'Imana Umurambaga y'Imana, Imana izabicira mw'ijoro ry'icuraburindi no mu biterabwoba, amaboko ya Data udukunda niyatuyobora. Umubyeyi wacu yibanira na